ndakeka ko dukomeza kwirinda covid dukora social distance, dukaraba intoki neza, exactly wearing your mask, kwambara mask kugira ngo none ndimo ndatanga ikiganiro ntabwo nambara mask, ariko ukambara mask kugira ngo utafata amatembabuzi ava mu kanwa igihe umuntu avuga yitsamuye cyangwa akoroye akaba yajya ku bandi bantu, cyangwa se akajya kuri surface, kuri ahantu hatandukanye umuntu ari gukorera, haba kuri telefone, haba ku bikoresho bitandukanye, bikaba byatuma byakongera risk ya infection. Ibyo kandi biradufasha kwirinda no gukomeza kuhangana n'iki cyorezo, cyane ko tubibona neza ko kiri kudindiza ibintu byinshi. Ariko igihe birimo bidindiza ibintu byinshi, ni igihe cyiza cyo gukora plan, ni igihe cyiza cyo gutegura ejo hari imbere, ni igihe cyiza cyo gutegura ngo niki ntegerezwa gukora, niki sensabwa kugira ngo mu gihe runaka habe hariho uburyo bwo kwitwararika cyangwa se bw'uburyo bwo kugenderamo kugira ngo tubashe no kugitsinda, kuko kugitsinda birakenewe, cyane ko kugitsinda nibwo buryo bwonyine dufite bwo kugira ngo akazi gakomeze gakore, ubuzima bwongere bukomeze nk'uko bisanzwe, cyane ko hari n'izindi ngamba z'uko tuzaba twabonye urukingo mu gihe gitoya. So if you are lucky enough, hari igihe twagira amahirwe tukabona urukingo rubasha kugera ku bantu benshi cyane, ariko tuzi yuko inzego zibishinzwe tuzifitiye icyizere. Mu gihe rero turimo dutegura ibyo byose, ntabwo umuntu agomba kuba yicaye kuri filme gusa, yicaye se kuri mu buryo bwo gutakaza umwanya gusa, ahubwo ndashaka kuvuga ngo ni ubuhe buryo bwiza bwo kugira ngo dupangire uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Abantu benshi nabonye mu buzima, nagiye ndeba nkora business plan, cyangwa se business plan y'ubuzima. Plan yagiye ingora nkuko yagoye, sinzi uko mwebwe byabagendeye, ariko kugeza nakoraga business plan zikajya mu kabati, ngakora business plan zikajya mu kabati, ngakora business plan zikajya mu kabati, sinzikoresha, hakaba n'igihe nigisha abantu kuyikoresha ariko ntibigire n'umumaro. Uyu munsi rero nateguriye abantu bose, baba bumva ikinyarwanda, baba bumva icyongereza, baba bumva igifaransa, igiswahili, version zose tuzazikoresha. Icyo twifuza ni iki, ni ukugira ngo umuntu wese uzabasha gukurikira iyi video, uzabasha gukurikira iri somo ndiko ndatanga, azabashe gukuramo ikintu cy'ingenzi azakora mu buzima bwe. Guys, I want to remind you, mu by'ukuri mbasaba gukora subscribe kuri YouTube, but ntabwo nkeneye aba followers. Nkeneye ko umuntu nubwo yaba umwe, nubwo baba babiri, nubwo baba batatu, ntabwo bajya baba benshi, wumva amasomo ntanga, ntabwo kumpa compliment aricyo kinezeza. It's good, thank you so much, ndabishima. Ariko icyo nkeneye cyane ni ukubona ntanga isomo, ukagenda ukarya applyinga, ukarishyira mu bikorwa, ugafata discipline, ukampamagara kuri telefone ukambwira ngo bya bintu twambwiye wa munsi narabikoze, dore cyahindutse mu buzima bwanjye, dore cyahindutse muri business yanjye, dore cyahindutse mu muryango wanjye. Uyu munsi rero ngiye kuguha ibintu by'ingenzi cyane cyane cyane. Umuntu utazi yava ntajya amenya iyajya. Tugiye kuvuga kuri business plan. Business plan turi burebeho ikubiyemo ibice bitandatu. Turifashisha inyandiko yinjira mu mubano runaka, mu rukundo runaka, yakinjira mu rukundo runaka bikagenda nabi, agasenya urukundo, akajya ku wundi mushuti, bikagenda nabi, akajya ku wundi, bikagenda nabi. Ariko niba ari umugabo cyangwa umugabo akabana n'umugore wa mbere bakananiranwa, akabana n'uwa kabiri bakananiranwa,
akabana n'uwa gatatu bakananirana, akagenda kwiza inkuru ahantu hose ngo abagore ni babi cyangwa se abakobwa ni babi baramuhemukira. Umukobwa akakundana n'umusore wa mbere bagatandukana, wa kabiri bagatandukana, yarangiza ngo abahungu b'iki gihe ni babi. Umugore akashaka umugabo wa mbere bikanga, agashaka wa kabiri bikanga, agashaka wa gatatu bikanga, yarangiza ngo abagabo bubu ni babi. Ese kuki tibaza ngo ni iki nge nagombaga kuba narakoze? Kuko ntabwo abo bantu bose bashobora kubera babi cyarimwe, ahubwo hari ibintu utakoze wagombaga kuba warakoze, ukavuga ngo no uku kuntu ntabikoze, ukicara hamwe ukicara ukavuga ngo ibi bintu ntakoze neza nibyo byabyaye ibi ngibi, nibyo byabyaye. Icyo gihe iyo ukosoye iyo side yawe biza kugufasha gupanga neza igihe uri kwerekezamo kiri imbere. Hano ndashaka kuvuga iki rero, no muri business it is the same. Hari ibintu biba tudafiteho control, ariko hari n'ibintu biba dufiteho control. For example, tumaze iminsi muri iyi pandemic nkuko nari mbivuze mu mwanya ntangira, nta control nyifiteho, ariko gukoresha gusavinga amafaranga ni inshingano yanjye, gukora cyane muri business ni inshingano yanjye, kubana neza n'umuryango wanjye ni inshingano yanjye, kwita ku buzima bwanjye bwite ni inshingano yanjye, kwita ku kwiga cyane kugira ngo nzamure ubumenyi bw'ibyo nkora ni inshingano yanjye, kwita ku muremyi wanjye ni inshingano yanjye. Ntabwo ibyo nta undi muntu binkorera, ni ibyanjye. So ntabwo rero ndaza kuvuga ko covid yaraje kandi sinyifiteho control, ikindi kibazo cyaza ndafiteho control, ariko ibyo mfiteho control byakagombye kuba bimeze neza, kugira rero ngo ubashe gupanga neza igihe kiri imbere. Ubu tugiye kwicarana nawe wicare, ndagusaba wakumva iki kiganiro none wacyumva mu mwaka utaha, wazacyumva mu myaka ingahe iri imbere, wicare wanalyzing ibi bintu ngiye kuvuga, kugira ngo ubashe gupanga neza ibiri imbere. Nateguye business plan ifite ibice bigeze muri bitandatu. Tujya duhora tuvuga ngo business, ariko iyo uhora ureba business ukaba ufitanye ikibazo n'umudamu wawe, n'umukopine wawe, n'umukope wawe, ntabwo uzakora business neza. So ntabwo turi bwibande kuri business gusa, ahubwo turaza hano kuri family matters. So turebe ku buzima, turebe kuri business, turebe kuri personal development, cyangwa se ugukura mu buryo bwawe, spirituality ni mibanire yawe n'umuremyi wawe. Hano ni bijyanye na financial n'amafaranga gukira. So kugira ngo ubanze kubirebaho nkuko nari bivuze, urabanza ukareba ngo umwaka wa 2020 wagenze gute, ukajya muri saving. Nashyizemo ibice bitatu. Ukareba umwaka wa 2020 na savings amafaranga angahe. Saving, tuvuga ko muri saving nta kintu uri busangemo, bigaragaza yuko nta mafaranga wenda wari ufite. Niba wari afite itsoke bigaragaza, reba nibiki wakoze nabi wagombaga kuba warakoze neza ukurikije amasomo wize muri 2020. Nibiki wagombaga kuba warakoze neza, nibiki wakoze neza uyu munsi wishimuka ukavuga ngo umuntu wese namwereka ibi bintu uko nabikoze. Nibiki nakoze nabi nawe wigaya, nibiki wakoze nabi cyane. I believe we are together. Now reka turebe mu muryango byagenze biti, mu muryango byari bimeze biti, mu muryango muri famille yanjye mvugana na papa wanjye ryari kumufite, uvugana na mama wawe ryari. Ese umubanye gute n'umugore wawe, ubanye gute n'abana bawe, ubabonera umwanya. Niba ari byiza wishimira ko wabikoze, yes, shyiramo amanota yawe, uranking uvuge ngo kuri 5 hano mfite 5 kuri 5 ubwo ayinyuma ni 0. So nibiki ibintu bibi wakoze wigaya mu muryango. Maybe waracheatingaga ku mudamu wawe, waracheatingaga ku mushiti wawe cyangwa kuri fiance wawe, ntabwo wahaye abana bawe umwanya. Ibyo bintu wakoze nabi biregisteringe, ukore bila yanditse, werekane yuko wakoze ibintu bibi, nta cyaha kirimo, uri gukora evaluation. Urebe no nibyo wakoze nabi cyane. For example, niba uri kwangiza ucheating umuryango wawe, for example nko kudamwanya umuryango wawe wabikira muri bad, ariko cheating is too bad, is ugly, ni ikintu kibi cyane mu buzima. Niba waragikoze wangije umuryango wawe,
ni nayo mpamvu uzabona ko umuntu ugize ibibazo hano akenshi agira n'ibibazo mu mafaranga. Niyo byafata igihe biba bizarangira bigaragaye neza yuko habayemo ikibazo. Reka turebe noneho muri business wari uhagaze ute, business yawe yari ihagaze gute, wayikoresheje gute. Hano ni mu rwego rw'amafaranga saving, amafaranga kuba ufite emergency fund cyangwa se twarabyizeho uburyo umuntu agira amafaranga y'ingoboka, uburyo azigamira ejo hazaza. Nibiki wakoze nabi noneho business ni gute business yajyaga, ni iki kintu kiza nakoze, nibiki bibi nakoze, nibiki nakoze nabi cyane ngaya mu buryo nabikoze. Health, najya mu buzima bwanjye nanyweye isukari nyinshi cyane, nanyweye ntabwo nigeze na exercising. Niba ari exercising it's good, ariko nibiki bibi wakoze nabwo ku buzima bwawe. Wenda wa consume too much alcohol, wagiye se kunywa amatabi n'ibiyobyabwenge bindi, ntiwigeze ubona umwanya wo gusinzira. I believe niba wari umwanya wo gusinzira ntugire ngo byagarukiye aho, nubwo nta bitotsi ufite uyu mwanya nkurikiye ukumva nta bitotsi biri muri wowe. Ingaruka z'ibyo bitotsi utasinziriye niyo wasinzira iminsi ine wikurikiranya ntabwo uzazisubiza inyuma, zizagira igihe zikugaruka. Bivuze yuko niba utarasinziraga, urara mu kabari, urarunywa, urara se wicaye muri film, ibyo byose ni ibintu bya affectinga ubuzima bwawe. Personal development, wasomye ibitabo bingahe, wiganye n'abamenta bangahe, nibiki waplayinze, nibiki wakoze nabi, nibiki wakoze nabi cyane. Spirituality, wabanye n'Imana gute, wabanye nabo musenga na gute, wabanye no ubwo busabana umuntu agirana n'Imana wabugezeho gute. Ni neza cyane, yes. Ni bibi, bivuga uko byagenze bibi, ni iki utakoze neza hano. Ntabwo ndi kuvuga ngo hitemo hano, ibyagenze neza hano uracyandika, nibura ukandika ibintu bitatu, iyo nta kirimo ntacyo bitwaye. Hano naho bitatu bitagenze neza, n'ibintu bitatu byagenze nabi cyane. Gutyo n'ahandi nuko bigenda, ibintu nibura bitatu byagenze neza cyangwa nabi cyane. Iyo umaze kubimenya, iyo utabizi, iyo utakoze icyo bita bilan, ntabwo uza kumenya. Iyi ni bilan cyangwa se imbonera hamwe y'ukuntu uhagaze uyu munsi muri finance, mu muryango, muri health, muri business, muri personal development cyangwa se mu iterambere ryawe ubwawe ry'umuntu ku giti cye n'imibanire yawe n'umuremyi wawe. Ibi bintu ni ibintu bifite impact nini cyane kugira ngo utere imbere. Nutabireba ibi bintu, so iyo umaze kubireba rero ukora bira yawe, ndatekereza ko ishobora kuba negative cyangwa se ikaba positive. Negative ni igihe uri kureba imibare ibyo wagezeho hano ukaza kubona ko ibintu bitagenze neza, ukaza kubona ko hano bigaragara ko wagiye ukora ibintu nabi cyangwa nabi cyane. Ibyo bintu bikaba bishobora kukwafecta. Iki ni igice abantu batinya, igice cyo gukora evaluation. Abantu bose bakunda umuntu bashimagiza ko bambaye neza, ariko ntabwo bashima umuntu babwira ngo none wambaye nabi. Ntabwo bashima bakunda umuntu babwira ngo uri kunguka, ariko ntabwo bashaka kumubwira ngo ari kujya ukoresha amafaranga nabi, ariko ntujye uzigama, ariko business yawe ubyuka utinze. Ariko ibyo byose uza gusanga ari ibintu abantu batinya, ariko ibi bintu nubwo ubitinya niho hari ibanga. Reka tugere rero kuri party y'umwaka wa 2021. Uyu mwaka nifuza ko buri muntu wese unkurikiye hano awugira umwaka, uyu mwaka nifuza ko umuntu wese unkurikiye hano awugira umwaka we, ukamubera umwaka mwiza, ukabumera umwaka yishimiye, ukabumera umwaka azanezerwamo kandi abigizemo uruhare. Birasaba ngo noneho umenye ngo niba hari ibintu nakoraga nabi mu gihe cyashize ngiye kubigenza gute. Hano urajya setting icyo bita habit cyangwa se ni iki ngiye gukora. Habit na goal. Bo tuvuge ko habit ngiye gufata umuco wo gusevinga, goal na amafaranga nzasevinga. Muri finance na amafaranga nzasevinga. Habit ni tuvuge ko amafaranga azajya avaho per month cyangwa per day. Ishobora kuba per day, ishobora kuba per month cyangwa se per week. Bikorwa buri cyumweru, buri munsi cyangwa se buri kwezi. Noneho hano ushyiremo target nangahe nzafite. Tuvuge ko uzaba ufite goal ari ukugira
ukugira amadolari 400 mu gihe cy'umwaka cyangwa se ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'umwaka. Ubwo ni kuri saving account bon ariko hano tuze tuvuge ngo kuri emergency account nababwiye ko ari konte yo hagati nibura y'amezi 3 n'atandatu y'amafaranga gutunga buri kwezi agomba kuba abitse ku ruhande kugira ngo ateganye ngo se ndamutse mvuye n'impamvu zo gutakaza akazi, zo kuba ndahari, zo kuba se habaye ikibazo, ese nabasha gusurvivinga kugeza ku gihe kingana gute. Ukavuga ati nzaba mfiteho amadolari 200. Biraterwa n'amafaranga akugira buri kwezi. Niba ku kwezi ukoresha amadolari 100, ubwo ngubwo bivuze ko azaba amadolari 300 kugeza kuri 600. Ubwo ni hagati y'amezi 3 na 6. Ukerekana ayo mafaranga nangahe. Birumvikana ko hano buri muntu wese ashobora gushyiramo iyo mibare, ariko ugomba gushyiramo imibare ifatika. Ukamenya noneho ubwo ni goals zitandukanye nibura 3. Ambiti rero ntabwo bitewe nuko ugomba kumenya ngo niki cyatumye ngwa mu mutego mu gihe kuri wa mwaka wa 20. Ese nari mbanye gute n'umuryango? Ese nteganya kubanira n'umuryango gute? Nteganya kubanira abana banjye gute? Nteganya kubanira n'umufasha wanjye gute? Igihe nzajya muhana iki? Kavuga ngo nzajya ntaha, wenda ngiye gutanga urugero rwa Abit, gutaha kare buri munsi saa 11 kare ntibaho. Saa 11 nzajya mba ndi mu rugo kugira ngo mbone umwanya wo kubaka umubano n'umuryango. Goal ni ukubaka goal yanjye ni ukubaka umubano mwiza n'umuryango, ariko ndabigira mu ruhare gute? Saa 11 ndajya mba natashye. Nzajya mpamagara ababyeyi banjye cyangwa se abavandimwe banjye rimwe mu cyumweru kugira ngo nubake umubano na siblings. Nzajya ubwo ndi kuvuga Abit n'intego igamijwe. Nabanaga n'umugabo nabi. Niba uri umudamu ubana wenda n'umugabo nabi, wenda uramukitingaga mu gihe cyashize, ukaba wamaze kumenya ko gukitinga bigira ingaruka ku buzima bwawe, ukavuga ngo ntabwo nzongera guca inyuma umugabo wanjye. So ukavuga ngo ntabwo niyemeje gutandukana na toxic friends cyangwa se abantu bose banjyanaga mu bintu kugira ngo nubake umubano n'umuryango wanjye. Izi ni intego za 2021. Tugenda no kuri business. Muri business nzacuruza amafaranga 100,000, wenda miliyoni 4 cyangwa se miliyoni na 40. Buri wese ashaka gushyiramo umubare akongeraho amazero bitewe na nicyo ashaka gushyiramo. Hano muri business nzagira new team, abantu bashyashya dukorana, naba bazaba bameze gutya. So intego niyi, ariko bazaba bagamije iki? Nzagira kugira ngo mbashe kubona n'amafaranga. Nza recruiting abantu bameze gutya kugira ngo bangeze kuri uru rwego. Nzakora ibi kugira ngo bigeze kuri uru rwego. Hari indi detailed business plan, akanika ni business plan ya page imwe. Tukavuga 3 ibintu 3 by'ingenzi nibyo dushyiramo hano. Hano tukareba Abit na goal. Hano akajya goal. So personal development, nzasoma iki gitabo, ibi bitabo iki n'iki kugira ngo nunguke ubumenyi. Nza subscribinga kuri iri somo runaka, nza registeringa kuri iri somo runaka ngera ndashaka kugira maîtrise cyangwa se ndashaka kugira diplome runaka cyangwa certificate runaka, nziga ibi ngibi kugira ngo ngere ibi. Byumvikana ko biri muvuga ibi unabiteganyiriza hano mu rwego rw'amafaranga, ukamenya aho bizava. Ibi byose hakaboneka intego. Tukavuga tuti nzajya mvugana, nzashaka umumenta, sibyo? Kandi nzajya ndipotinga kuri mentor wanjye every time. Ugashyiraho Abit n'intego. Intego no gushaka mentor, ariko kugira ngo mentor wawe mubashe kuba in touch, nzajya muhamagara kangahe, nzajya mvugana nawe no guschedulinga time with your mentor.
none tujye hano ku buzima. Hano ku buzima twavuzemo abana muri family twavuze abana, ariko ku buzima ni njyewe ngenyene, ni njyewe ubwanjye. Hano iyi ni parti personnel, iyi ni parti ya business. Mbibutse ko niba ushaka kuzamuka mu mubare wa business w'amafaranga winjiza, ukazamuka mu mubare w'amafaranga usevinga, biranagusaba kuzamuka mu wubawe mu bijyanye na career yawe cyangwa na business ukora, kugira ngo bigire impact mu gukora business yawe neza, business nayo itanga amafaranga ya yandi wifuza. Ndebe rero no health ni ubuzima bwanjye. Niba utajya kuryama uvuga ati ndashaka kujya ndyama, kugira ndashaka goals yanjye mu kugira enough sleep, kugira ugusinzira neza, werekane noneho nzajya ndyama cyangwa se intego no kuryama amasaha 8. Bivuze ngo wenda buri saa 4 nzajya mba ndi mu gitanda, cyangwa se hari n'abaryama 5, hari n'abaryama 4, ariko amasaha meza atagomba kujya munsi, utagomba kujya munsi. Advice ni amasaha nibura 5 niyo atagomba kugiga munsi, ariko ubundi amasaha ari standard ni hagati y'8 na 6, ariko ntugomba kujya munsi y'amasaha 5. Hano biraterwa nuko bigenje. Kandi nkabibutsa iki, yuko si byiza gutinda kuryama, ni byiza kuryama hakiri kare. Ikindi ukerekana diet, ibiryo uzarya kugira ngo umubiri wawe ugubwe neza, exercise ukora kugira ngo ubuzima bugende neza. Nuko physically uryama neza, kurya neza ndetse no gusinzira neza. Ibiryo byiza bifitiye umubiri intungamubiri, kusinzira neza ndetse no gukora exercise physique kugira ngo umubiri wawe uri fit. Ukerekana intego ku buzima bwawe bwite, kubera ko famille iragukeneye, ariko mbere yuko famille izani we wikeneye. Umeze ukoresha ku buryo umubiri wawe uba fit to do what? Ntabwo ari ukugira amatuza kugira ngo abantu bakubone, si ukuba fit kugira ngo isi kubone, no kugira ngo ubashe guperforminga neza mu muryango wawe, muri financials zawe, muri business yawe no muri personal growth. None tuze kuri spirituality nabo wihe intego 3. Nabanye nzabana gute nabo, nzajya nsoma Bibiliya cyangwa se ikindi gitabo cy'iyobokamana ukoresha kangahe, nzajya nkoresha nzajya nterana nabo duterana kangahe mu cyumweru cyangwa se ku munsi, turavugana nabiki. Kubera ko muri community habamo uko usenga n'Imana, hakabamo meditation, ukuganira nawe ubwawe, kuko nayo ni spirituality. Mu kuganira nawe ubwawe ukoze yoga cyangwa se ukoze meditation, uri alone ukagira meditation, cyangwa se kugira amateraniro nabo muterana, nabo musengana, kugira ibihe byo gusenga, ibihe byo kuririmba, ibihe byo kumera neza. Ibi bihe bituma wiconnecta no muremyi wawe. Uko byagenda kose hano uzapfa, igihe kizagera uzapfa. Nta muntu uzigera yibuka uko wakoraga ibintu byinshi, ariko umunsi umwe uzahura n'umuremyi wawe. Kubera ko uzahura n'umuremyi wawe, prepare that today. Uwo muremyi wawe aragufasha kugira bwa buzima neza, family yawe ibe neza, personal growth wige. Ari abantu bajya bitiranya ibintu. Niba uri muri business, you have to run business. Niba uri engineer, wiga wihugura mu bw'engineer, ariko ukanihugura mu by'ijambo ry'Imana kugira ngo ubane neza n'umuremyi wawe, ubashe no kumenya uko ibintu byose hano bikorwa mu buryo bwiza. Ikindi ni health, kugira ubuzima bwiza, family. So iyi business plan ni nziza cyane, ubasha kuyikora. Abantu bayikeneye ndaza kuba murabona email yanjye, ndaza ndayibaha hano hasi kuri iyi video, murayibonaho email yanjye, mushobora kunyandikira nkaboherereza ino format. Ariko ntabwo ari ngombwa none wahita wicara uyu mwanya ugahita uyitress. Iyo umaze kwifata rero ukora iki? Urayifata ukayishyira mu rupapuro rwiza cyane ruri plastifié, rundi ntabwo bita ngo ni laminated paper, bakaruraminetinga imbere n'inyuma ku buryo amazi atarwangiza. Ukarufata ukicarana, niba uri umugabo uri n'umugore mwicaranye mubikoreho, niba uri umusore bikore, niba ari kuvuga ati family nzashaka girlfriend, nzashaka boyfriend muri uyu mwaka kandi tuzamarana igihe kinini, kuko niba ufite desordre muri famille,
iyo disorder izafekta buri kintu kimwe cyose hano mu buzima. Nugira ubuzima bubi bizafekta ubuzima bubi. Niba ari uburwayi ufite bwivuze wibunegereje, niba ari igihe cyo kwirinda irinde, nta mpamvu yo kwangiza ubuzima bwawe. So ino partiyo zigenda neza nibwo umuntu yitwa kwa performing. So result rero byanze bikunze nuramuka ubikoze gutya ukanabigenderaho n'icyo ukora, you view every day iyi business plan uyirebaho and it drive you, irakuyobora buri mugoroba uko utashye ukongera ukayireviewinga. Ushobora kuyigendana mu modoka, ushobora kuyigendana mu nzu aho uryama, muri office ukoreramo, muri aho wogera, ahantu hose iyi business plan yawe igomba kubihari kugira ngo ikuyobore. Ariko iyo tuvuze ngo miliyoni enye n'urugero kuri business, ugomba guhita kuvuga ngo nzayageraho gute, nzacuruza ibi nibi, najyaga ncuruza ibintu 200 ku cyumweru, ubu none ndashaka kuzamura nkagera ku bintu 300. Ku bintu 300 biransaba yuko nzagera ku bakiriya ubwo ngubwo wenda 1300 akaba ari bo bagura. Birumvikana ko nzongera umubare w'abakiriya nakoreragaho. None kugira ngo nongere umubare w'abakiriya nabo biransaba ubundi bumenyi budasanzwe, personal development. Ngira ngo noneho gucya birumvikana. Reka nsoreze ku kintu bita sacrifice. Ni ibiki bintu niteguye gutandukana nabyo. Tandukana n'uburyo ukoresha igihe social media, TV is taking too much time to you, even YouTube ibintu byose bitakwigisha, bidafite icyo bishyigikiye ku mibereho yawe. Leave it please. Niba utari umuhanzi, there is no need yo kwirirwa utanateganya kujya muri entertainment. Bareke bubake industry yabo, nawe wubake business yawe. Niba ushaka ko growth yawe iteganya muri business bikora, niba ari muri career cyangwa se mu kazi ushaka kugira post runaka, shyiraho target ya post wifuza kuwuninga n'ibyo uzakora kugira ngo ubigereho. TV giving a TV. Ariko hari ikintu gikomeye nifuza ko abantu mwese mwitondera, ni nacyo nsorejeho, nicyo twita toxic friends. Toxic accompany. Nukugendana n'abantu bangiza amarangamutima n'imibereho yawe. Niba bafite tandukana nabo, kuko bazajya bagustress wangize buri kimwe cyose kiri hano. Niba bishoboka ko mubana neza ni mubane neza, ariko niba ubizi ko bari toxic, leave them please. Sacrifice your time. Now we are going to see uburyo iyi result byanze bikunze izaba positive result nubikurikiza. Reka mvuge ngo biri mu biganza byawe. I believe you ko mushobora kugira ufata iyi business plan. Please take it seriously. Nayikunda cyane, iyoboye ubuzima bwanjye, iyoboye imibereho yanjye, kandi you can change exponentially. Thank you so much.